none se John we ni kugira ngo John abanyakigali ni danje se niyiririmbye none se John we niyageze anga akicunda umwana mwiza nka Eva nicunze mu buryo bukomeye cyane uzi umuhungu wanjye urimo urakuba Eva umwita wigeze oya akaba nawe ngira ngo najya yiburira oya barimo baramukuba nawe ngira ngo nta munsi wa recuperation yagira baramukuba bikomeye cyane ngira ngo nta munsi wa recuperation yagira ni 24 kujya Yohana ngo avamo John yigeze kuza kuri TikTok asobanura neza umwe ukiri na hakurya asobanura neza gutinya cyane ngoyisha amagambo yo kotera ereganye n'igikoko kubera ko bakubani kugira ngo we ni wari yose oya jewe wagiye ku mpamvu nazo kwiga yo jewe cyo nakubwira cyo nuko nibonye baranabibonye ntabwo bitangiye none ndi umwe mu bantu rwose bakunze kuba bibereye kuri n'umugabane wacu wa Afrika noneho byaba karusho bikaba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda igihugu gitemba amata n'ubuki ngiye ku giti cyanjye mba numva yariyo Kanani y'Abisiraheli naho utangiriye ubworozi bw'ingurube n'inkwavu ngewe menye nibanga wihangane undi ntacyo wantwara watangiye process yo kuvayo burundu urumva Patrick niba wenda ushobora gato niba wenda hari ushobora kwakorera 3,000 by'idolari si miliyoni enye na magana ane z'amafaranga y'u Rwanda ayo mafaranga uramutse ushaka kuyakorera hano i Nyarugenge ni mu buryo bworoshye cyane kandi noneho no kuvuga ngo ugenda creating udu small business duto ukabasha hari capital nyine byo nkubwira capital rero amabanki aratanga inguzanyo hano hanze n'ibiti byose ahubwo abantu benshi batinya kujya gufata inguzanyo kubera iki gutinya gushora ndetse ikindi bakaba batinya kuba abantu badakunda amadeni ariko nawe urimo abantu badakunda amadeni hari inguzanyo ya banki ugira yewe nuko wenda ntarabiteganya yego n'undi arajya batarabiteganya mu gihe ntarabona umushinga mwiza uko wakora uko wanakora ntabwo wajya ukayanga ariko n'ubundi niyo baje mu cyamo narashaka muzo batangiye kuraranya ngo ikirarane ngo batangiye gukiraho interest ariko ejo muri waho tugiye gutangira umushinga w'amasabune na interior design nanjye nshobora gufata inguzanyo bambe Rambere igeze muri banki direct yego byarambere n'ibyemewe ibyo byarambere n'ibyemewe ujya uguza 1,000 ugahita uzamutera igitanu mu kwezi kumwe note senkani ibaze ngo iyo interest ntabwo ibaho ibyo kubwira ku 1,000 senkani dusuze abantu bose bajya muri company z'ibisambo zibizeza kubatwara hanze bakaribwa amafaranga uyu munsi none bakaba barenze banabana ntacyo bigitana ariko hari ikintu kimwe kigiye kubaho kandi ibi bintu mvuze bambabarira babiri coding neza no kuvuga ngo maginga yangaye ingo z'abakundanaga ari abatuye muri leta zunze ubumwe za Amerika maginga yangaye ndetse n'abari inaha i Nyarugenge kuva processes za visa na green card zafunga ibintu arimo kubyinjoyinga wakiriye ko wirukanwe ibaze kuba wakwibera hirya ngiyo za Amerika ukavuga ati yewe rwose nzatura hano mirere na mirere ariko umukunzi nawe aturepfo mirere na mirere tuzajya duhuzwa n'amezi 6 ngereyo babomore cyangwa se bomore wongera usubireyo uhita umusigira abandi nabo bamwaba mu bage umara gufata rutema ikirere no kuvuga ngo barafata rutema ikirere cyane nk'abagabo batwara amatraka muri leta zunze ubumwe za Amerika Europe ndetse n'ahandi na za Canada mu muhanda ubu uri mu masaha 8 mu muhanda umugore barimo baramucungira bikomeye cyane dufite igitaramo kitaki 31 cyitwa ngo iki igitaramo cy'abataki 31 rero ni ikishyaka ry'intore cyitwa nzazicundira bakita nzazicundira tike ni 10,000 20,025 gusa tike yawe ariko oya tike ntago ndayigura ariko ku munsi w'ejo uzayigura maze kubona amafaranga ya YouTube bitubamwe n'ejo yabihembe bakira dukorera nyamuneka mujye mwibuka ko itariki yo zageze natwe amadeni kuri butike wameze nabi rero nzaba meze neza cyane so Patrick icyo nagira ngo mbwire mbabari oya dusabire ndetse twihanganishe oya abagabo bafite abagore muri Afrika baba hakurya baba ku gihese cyangwa se kwikamyo nibyo nkubwira twongere tunasabire abakunze ngo uvuga ngo umukunzi w'umukobwa cyangwa se umukunzi w'umugabo
utuye i Nyarugenge ufite umukunzi wizeraga rwose kuba ngo nanjye kujya gutura mu gihugu bitiriye ngo waratangiye no gusezera abantu ego ngewe rwose abana mu kwa kabiri ni ukuvuga ngo uyu munsi none se ibyo wabisubiramo nibyo nkubwira ati rwose mwoka byaramwe yego uwo wakunze ukomeza umukundana umutima wose niba utarakunze visa inkundo nyinshi ziraza gusenyuka umwana wabonye akubise squata niba nanohereje video ibiri uretse gato ni mu kiganiro ni ukuvuga ngo umuntu yaradashye video yawe uvuga utereka gitange none ndagendera nibyo nkubwira ugahita bipfa kandi video akiyibitse nibyo nkubwira hari n'abantu bakunze kugira ingeso Patrick akatekereza ko agiye kugenda agasiga inahemutse afasha amadeni abati n'undi sinzagaruka ati n'ubundi sinzagaruka cyangwa sinzanamwishyura ngeze ubwo ni umuntu wamaze kukatisha n'itike y'indege byarangiye ubu utari kwa muganga ngene ko Kasuku mwamwaka ngo rero mwicare mutuze urukundo rwanya rwo tugiye kurubona ubu ngubu tugiye kubona icyo bita the true love yego idashingiye kuri visa yego idashingiye kuri sezerano yego iyo ubwo cyetse n'ugeraho pe ako nta kintu cyanshimishije nkabyo hari umwana wigeze kubeshya urukundo atari hariya oya ni ukuvuga ngo ngewe nagiye mbona abana benshi b'abakobwa babeshya abasore bari hakurya hariya bayeva Eva nako yamaze kwigirira yagira ngo akwagira wabonye ibintu yakoze ntiyamubeshye ibyo ngo none se John we ni yicunda ngo John abanyakigali ni danje se niyiririmbye none se John we ni yageze anga akicunda umwana mwiza nka Eva nicunze mu buryo bukomeye cyane uzi umuhungu wanjye urimo urakuba Eva ubwo bigeze oya nawe ngira ngo najya yiburira barimo baramukuba nawe ngira ngo nta munsi wa recuperation agira baramukuba bikomeye cyane ngira ngo nta munsi wa recuperation agira ni 24 kujya Yohana ngo avamo John yigeze kuza kuri TikTok asobanura neza umwe ukiri na hakurya asobanura neza gutinya cyane ngoyisha amagambo yo kwatera ereganye ni igikoko no kuvuga amagambo ngo umuntu uvura ibi bigomba kuba yumvira kuri rimwe witwa John yego ngo yajyagamo ntatinde akamera nk'uwikojeje muri sauna ngakafaye nyine ameze nk'uwikojeje muri sauna noneho ibyo abakobwa nabo ayo nyine bavuga niba amahanga niba ari iki ibyo ngibyo ko umuntu adatindamo sinyamo n'abasubiranye Jacky se wese uko yavuga ko bana mwanduza umutezi se nabonye sigaye mupostinga barasubiranye ibintu by'inkundo ujye bivamo ukajya wanariza inkundo Jacky se ni ndo mwana kumutezi arawugira se ibyo batanuka ntabwo byuvuye bivuze ajya kuvuga ngo waramwana cyangwa uramugabo navuga ngo uyu mwana kumutezi umugabo nawe yavuga ko uramugabo adatindamo umugabo akaba ko Jacky yo mwanduza sinabyo yafungiwe se ni nabyo yafungiye uriya mugabo mbere yuko akizwa n'icyangombwa Era umugabo niyo yafungiwe umugabo yafunzwe aziri harabika we na Benovi baziri harabika Benovi yigeze kugenda akoresha uriya mugabo ikiganiro kimara isaha Benovi yo ngo wasaza avuye muri dushe ntabwo yisi yajyanye umwe mwese agenda nka muhungu wagiye yako ryariya n'inkweto ifunze si ngombwa uburyo twashyiramo igipapa shyiramo udusiripu abahungu badukiriye bamutegereje hanze ibo bahita bagenda ariko njyewe njya nibuka rimwe nanjye gutere story yabayeho ujyewe iri true nirebeye umuhungu yaragiye urakoze cyane umuhungu yaragiye ako nongeyemo iri true aho zinyamaze ibindi birari ibihemba umuhungu wanjye bamwita Oreste ahantu ari hose ndamusuza Oreste ntabwo ari hano hafi azarebera kino kiganiro hakurya nyine kuri televiziyo rusange mu kibuga rwagati saa yine ngo wabafunze saa yine ngo kuryama n'itegeko ubu jihadi zikaryamira ku gihe jihadi kujya yaho upunyanyo ngo by'amarayifu ya saa yine se birahero ariko nabonye nafata ku mavuta mu mwambaro mwiza cyane yakira agakiza nawe wakubera hari indirimbo yaririmbye Oreste nari umutereso ya Oreste ngo nta n'uwo bitabera iyo ndirimbo wowe inzanga
wagiye akaririmba ngo pom pom kandi ari umukristo Theo ngo numvaga ngo bivugitse neza Theo rero ngunaga muri comment ngo abantu banuka ngo simenye ibyo ari Theo ndako ngo afroazi ngo wariyonge umva nyine ngo muri comment ngo mora hano Theo Theo rero kubera ubukene mora hano umukene arayasaguye ku mubyeyi arayasaguye ku mudamu oya ni umukene yewe wasize ko yarese gutanga no sara arayasaguye ubu ni byiza cyane umuhungu wanjye Oreste yego batumo turateka akavanye gake twaturi igikoro yego reba hano aho bita kuri mera ariko cyane nuhimbi mujya nyine kureba kuri mera nyine yego ndabona twabaga mu kageto k'icyumba na sa yego kino kakirindwe hari ya katagira idirishya nta dirishya twagira ngo umusuzi wose ubugumo bare twarawenjoyinga gake tugafungura urugi yego tugira n'akantu k'akarido gaciriyemo hagati gatagire noneho umuhungu wanjye Oreste dutetse uturayi hari nka saa 4 n'iminota nk'itandatu ya za kumanywa yari yaraye mu kabari aza mu gitondo ashonje hari nka saa 4 n'iminota nk'itandatu n'amasegonda nka 15 izanye amasegonda utangiye guhera uburetse gato nyabwira abaje kumufata bari local defense zari zigikora umwenda y'imito local defense na daso urumva nande ahunga inyuma local defense na daso uretse gato nyabwira kumbe Oreste utaguhimba ibintu hano barakunyomba uretse gato nyabwira ko ngende buko mugabo waje kumufata bamwita gashumbusho igishumbusho nyine ngiye nzi ko defense twatombo yero mu local defense noneho byasanye bihiyese oya twazukibo turahata gake Oreste yaragiye mu kabari ni mugoro yego noneho bya bintu ngo yo kwigira ngo umunyagatenga ngo bukubita ngo banafana umuhungu w'igikoni ngo bukubita ngo banafana wigeze ngo umuhungu yerezamuye amadeturune yakubije za kiza yarigiye kwa metero yakubise za kizami n'ibiki byose noneho umuhungu bakubise urumva ngomba ko abindembe bamujyana kuri centre de santé mu Gatenga kubita no gukomeretsa tayari urakoze cyane turateka wese avukura umudage amasobanukura umudage yabiyongoje nimugoroba bicuzaga mu imigere nk'iteye ubwoba urumva tunahata gake dutera story adutera story uzikuru bano bahungu bajya basi baje binjira mu gapangu nyine k'imiyenzi kari kumbi babiri bari baduturutse inyuma already hano ni mama munzu utagira umuryango w'inyuma nyine ubwo oya baraturutse baturutse inyuma kuri toilette no operation baturutse inyuma kuri toilette abandi barimo na mudugudu n'iki baca imbere inzira rusange murimo ratuturayi naye muri hatuturayi umuhungu wanjye bita Bwami nawe yicaye nk'aho wundi nyine uvuye hakurya nawe ari hariya tubona radio agasoni teke none yewe ndimo natera n'ibistori byinshi kana boxana nambaye nabyibuka ohimbe bikuru na boxana nambaye urumva nambaye kabutura gatarate ku buryo iswazi yinjiye yahita igera ndani nta kibazo noneho umuhungu wanjye Oreste akimara Oreste baracyari aracyari no uyindi kesa ariko ndiko nyine y'icyo nyine urumva none umuhungu wanjye Oreste akimara dutera story n'ibiki byose akimara kubabona buryo ububizi ibyo wakoze akimara kubabona direct yeza abandi nige baje kureba yase gusezera ashaka gusimbuka waca inyuma ngo w'igikoni ashaka gusimbuka waca inyuma agwa mu gatuza k'umuntu Oreste baramusa sinabibabwiye bahise bamubatiranga mperuka kumubona umuvandimwe nge muheruka urumva iyo bagufasha gutya hano haranabyimba gake uri kumva bamufatira aha bahita bamushyiramo agapira yaravuze ngo sinabibabwiye bahita bamufatira gutya noneho yarabivuze ku cyahungaga bahita bamufatira hano gutya umukanda umuebane vuba tumuzana agapira ndabivuga twamuzana agapira kenda kubamo kanini noneho ashaka kubaza ngo ese ngo ngiye ngo munzijije iki umwana yamukubiza ikintu bita kashi mu mugongo nyine hano bene ahangaha ntabwo ubizi wowe umuhungu w'igikoni noneho Oreste yaraze ngo agiye wenyine kumbi bari basangiye n'undi muvandimwe umwe bamufashe kare baramufite nawe bamubeze nyine hanze kuri pandagari hanze uriko mperwa guhesezera Oreste icyo gihe bamujyana bari ariko yaragiye urumva ngombwa ko bakora ibyo byo kubunga n'ibiki byose no bakubise n'ibiki ntabwo byari grave cyane ubwo noneho icyo gihe Oreste arataha
none ndi Mongolia ni biki gake ndi Mongolia ni wajye ko umuntu barabwo yagize aricya yagize aricya bamufata ni bari bure 12 akamira igipangu hanga ruguru myaka imaze kuba ngenda nk'iri nawe cyahise mutafata umuntu yarari ari nk'umuntu myaka imaze kuba nk'umunani aburi biki none se icyo gihe asiguturaye tudahiye wakomeje urarya ino zigira ngo Nyarugenge iyo ugiye uhagarika ibyo abandi gukorwa nawe nta mutima ugira twarariye rwose twarariye imyenda dusigara tuyambara urumva imyenda dusigara tuyambaramo gake ashobora se ntabwo wenda ko namushyiriyeho n'inoti ya kibiri namushyiriyeho kuri momo rwose kode namushyiriyeho inoti ya kibiri warambaye imyenda aho kibiri haya ngo ari menshi narabyumvise ngo nipura kwa Nyirangarama nubwo nuza ndimba tugeze kuvuga ngo bitana kabigari nari nshuti y'umuhanda ariko ibyakita nashaka kugira ngo uzabyakira rero biragoye nibyo nkubwira Patrick ahangaha Nyarugenge isomo riri kuri Oreste Nyarugenge oya ndetse n'ibyo ngibyo Nyarugenge ukuntu bimeze niba uzi ko wakoze ikosa witekereza ko ngo ushobora gukwepa ntago ishira inzego hakeka bana vuba baradohora bagira imbabazi gana ababyeyi baradohora ariko uzaza kugira ngo ugiye gukwepa n'ibiki byose sinagiye kumana umuvandimwe ngo yagiye kugira yarageze Karongi aho yagendaga muri gihe bito sanizana mu kanya saa 8 kanya zawe rwose mwagiye muri tarante twakisoza tarante ngo niyo nyine udakatiye niyo mbere kugira ngo umushuti wawe motion nayo muri tarante uramuheruka muri tarante wakabuno kumukara akabuno kabara kanyago